Yes, reka nguhe ikaze nizera ko umeze neza aho uri hose. Nk'uko bisanzwe iyi ni apu wayizi ibagezaho ibintu by'ikoranabuhanga. Wanyarukira kuri YouTube channel yacu hanyuma ugakora subscribe tukajya tubana kandi ukaduha n'igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twazavugaho ubutaha. Uyu munsi rero ngewe IT Jado ngiye kubagezaho uburyo wafungura cyangwa se wagira access kuri IPPIS yawe utigeze ukenera na rimwe device ebyiri, wifashishije telefone yawe imwe yonyine bikagufasha kugera kuri IPPS. Wowe icyo usabwa ni uko urajya kuri Play Store ukadawunirodinga cyangwa se ukinsitara QR and barcode scanner, iyi ukayinsitara. Wamara kuyinsitara, njyewe mfitemo iyo nensitaye turaza kuyikoresha murebe. Ukayinsitara, wamara kuyinsitara ukinsitara Authenticator, iyi ngiyi, iyi urabona ko ngewe iri installed, biraza kunsaba kuyifungura gusa. Hanyuma warangiza ukajya kuri Chrome yawe, urabona ko hano mbirimo na signing out kugira ngo dutangirane. Urajya kuri Chrome yawe wandikemo IPPS ifunguke nk'uko bisanzwe ifunguka gutya, ushyiremo username, email yawe na password, ukore login. Noneho uhitamo Authenticator app. Numara kugiramo Authenticator app irahita izana aka kantu, ukore screenshot. Numara gufata screenshot yawe ukande hasi use nk'usubiye kuri screen yawe ariko udakoze back. Kano ka option ko hagati muri telefone yawe ntugakandaho k'akaziga, irahita igusubiza kuri screen. Numara kugusubiza kuri screen uze ushakemo ya QR and barcode scanner, njyewe ngiyi nyifungure. Nimara kuyifungura yewe irahita hano iri guhita izana, wowe kubera ari ubwa mbere irahita ifunguka gutya. Iyi niyo QR and barcode scanner, ni gutya irafunguka imeze. Ukore hano hejuru hari akantu k'agafoto ikwemerere kwa uploadinga ya screenshot wafashe. Nze nyifate, dore ni iyi ngiyi. Nizamo irahita insikanira imwe bino bintu, iyi URL. Noneho nkore hano handitse ngo open, kubera ko ngewe namajije kubihuza na Authenticator, irahita ifungukira muri Authenticator. We barahita baguha ngo open with, ushyireho uhitemo Authenticator. Noneho iyi nimero uyiselectinge. Ngiye maje kubikora inshuro nyinshi, ubwo iyo bampaye nyuma ni iyi ngiyi ihera hasi. Noneho nimara kuyikopiya, nimara gukora kopi yayo, hano nze nsubire kuri ya IPPS yanjye pestingemo ya code. Urabona ko mpita ninjira bitiriwe bintwara ibintu byinshi. Ni uku nguku ugomba kubikora. Nizera yuko kandi iyi videwo niba igufashije rwose, wajya kuri YouTube channel yanjye Upwise ugakora subscribe na like
hanyuma ukampa na komenti. Komenti ni ingenzi cyane hamwe na sabusikarayibu yawe, tukajya tubana buri munsi. Hanyuma ugire ibihe byiza, wakoze cyane.